Bakunzi ba Military Advisor 250, iyo twumvise inkoko tumenya aho tugeze. Tuba tugeze ku bujyanama ku bworozi bw'inkoko. Mbararikiye gukurikira ino video rero mpaka irangiye, maze tuze kuhakura inama z'uburyo ushobora gutangira ukabona inkoko waheraho nk'icyororo kugeza ugeze ikigero cy'inkoko wumva wifuza kandi ziguha umusaruro ufatika. Kora share na comment ndetse ukande subscribe kuri Military Advisor 250, channel yo rukumbi itanga ubujyanama ku bworozi bw'inkoko. Mworozi, ngaho rero bana natwe muri iki kiganiro, nugira ikibazo utwandikire cyangwa duhamagare kuri iriya nimero igaragara kuri screen yawe. Ntago rero twavuga ibyo gusa twibagije na bya bigori umuhinzi umworozi ajya yoherereza muri Tubura. Tubura rero idufitiye ifu yitwa iyacu. Iyo fu ifunze mu dufuka tw'ibiro 5. Ako gafuka karahendutse, karaboneka hose. Uradusanga mu bacuruzi bahagarariye Tubura muri buri murenge. Ubundi busobanuro ushobora guhamagara cyangwa se ukegera umujyanama wa Tubura ukwegereye. Maze rero ifu yitwa iyacu ikuryohere wowe nanjye. Urayinywamo igikoma, uyiryemo n'akawunga. Ngaho rero bara natwe maze ubashe kugira umubiri wujuje intungamubiri, wujuje ibisabwa byose bitewe n'ifu yitwa iyacu ikorwa na Tubura. Nuko ese ni gute wategura urwari mu gihe ugiye gushaka imishwi utajyanye mu cyo twita incubator cyangwa se utabashije kuyibona? Ese wifuza kugira umusaruro w'inkoko zorowe kinyarwanda kandi zitaguhenze? Kurikirana ino video maze tumenye uburyo ushobora gutegura urwari rwawe rukaba rwajyaho amagi menshi, inkoko ikayaturaga yose kandi nta na rimwe ripfuye. Kurikirana ino video, icyo ngusaba njyewe cyonyine ni share, like and comment. Nurangiza uze gukanda subscribe, wibuke na kakazogera kugira ngo ibiganiro byose bizajya bicaho bijye bikugereraho ku gihe. Ibikenewe rero turi bwiteho kugira ngo tubashe gukora iki kiganiro cyacu, tubashe gukora experiment ijyanye n'uburyo wateguramo imishwi, waturagisha imishwi myinshi ukagera ku nkoko zirenga 100 kandi utagiye gukoresha incubator cyangwa se bitagiye kuguhenda ku kigero wumva gishoboka. Icya mbere turi bukenere ibyatsi byo gukora urwari bitewe n'inkoko ufite ziri burarire. Uri ukenere urwari inshuro zingana n'inkoko runaka ushaka kurariza. Ikindi turi bukenere imifuka. Niba ari urwari rumwe, ubwo turi bukenereho umufuka. Umufuka ni ukugira ngo igi rijye rijyaho rihita rinyerera, ibashe kurihindukiza mu buryo bworoshye. Ikindi ni ahantu hatunganyije cyangwa se hari umutekano, hatazagera ikintu gishobora kwangiza inkoko cyangwa kikangiza ayo magi yawe. Ikindi gikurikiyeho tuzakenera marker se cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose ushobora kwandikisha ku igi bikagaragara ku buryo bidahita bisibamwa ako kanya. Ikindi turakenera ni amagi abanguriye, uzi neza ko abanguriye kuko birasaba ko amagi yawe azaba yujuje ubuziranenge abanguriye kugira ngo uzabashe kubona cya cyororo wumva wifuza. Ikindi tuzakenera noneho umubare w'inkoko twifuza kurariza. Tuvuga urugero, niba nkeneye imishwi 60, nuko yenda nshobora gufata inkoko imwe nkayiha amagi 12 nkazifata ari inkoko 5. Nuko rero wowe komeza ukurikirana iki kiganiro maze turebe n'ibikurikira. Tugiye kureba rero uburyo bikorwa. Urafata
hantu hawe wateguye, tuvuge ni ahantu mu nguni runaka, ni mu kabogisi se, mbese ni ahantu wumva hari umutekano inkoko yawe itazahungabana, ahantu hatazagira ibikoko bishobora kwangiza inkoko yawe, ahantu hadashobora mu gihe inkoko yavuye mu rwari igiye gutora hanze, hatazagira ikibazo na kimwe ya magi ashobora kugira. Ikindi cya kabiri, uzafata bya byatsi byawe, hantu umaze gusukura, uharambika ibyatsi, ubiforume suforume y'ikiziga, bishyiremo nk'uruziga, nurangiza ku buryo mo hagati hazajyamo umwanya munini. Nyuma yaho iyo urangije gukora urwo rwari, ufata umufuka mwiza wasukuye, bitewe n'uko urwari rungana, ushobora kuwusatura, ushobora kuwushyiraho uko ungana, ukawurambikaho. Niba muri kubireba kuri ino shusho iri aha, biragaragara uburyo ufata rwa rwari rw'ibyatsi wari wamaze gutegura, wateguriye ahantu heza hasukuye, ukarurambikaho wa mufuka, then ya magi yawe ukaba ariho uyarambika. Ahasigaye ugaha ikaze inkoko yawe ikajya muri urwo rwari. Aha ngaha rero inkoko tuba tuyifata nk'ikintu kiduha amafaranga afatika. Sasa rero tumaze kubona uko dutegura urwari cyangwa se icyari, biraterwa n'uko wowe ubyumva. Noneho tugiye gutunganya ya magi. Inkoko yacu ntabwo wayihereza amagi 12 ngo izapfe kuyakaraga yose cyangwa se kuyararira yose, wowe ubwawe utayifashije ngo bikunde. Ni gute rero tuzabigenza? Icya mbere uzabanza uhitemo ya magi yawe. Amagi yawe uzafata, uzajya kureba, tuvuge urugero nkeneye inkoko zizavuka z'ikimanyi cyaki, yenda cya koroyira n'urugero, cyangwa se cya saso. Nuko nzajya kugura amagi ya saso se cyangwa ya koroyira, bitewe n'umusaruro njyewe mbishakamo. Nurangiza uzafata ya marikeri, amagi mfite, yenda nkeneye ko inkoko yanjye iri burarire amagi 12. Amagi 12 ndafata ya marikeri, mfate igi rimwe nk'uko muri kubireba kuri ino foto, hariya naho inkoko yari isanzwe itera, ayo magi nzayakuramo, noneho njye kugura ya magi nzi neza ko abanguriye y'icyororo nshaka ko inkoko yanjye izaturaga. Nindangiza mfate ya magi nyashyireho marike, nyashushanyeho kugira ngo njye menya ese inkoko yarihindukije uko bikenewe. Ninjya kuyashyiramo, njye nzayashyiramo mu buryo butandukanye, ntani mu buryo bumwe, ku buryo ikimenyetso nzashyiraho niba ari hejuru, yenda tuvuge urugero natikinzeho V cyangwa se X, ku buryo ninyarambika igice cyo hejuru cyose kizaba ari X. Nindangiza ya magi yanjye ngiye kuyarambika hehe? Mu rwari. Nindangiza kuyarambika mu rwari, nkeneye kumenya inkoko igiye kuyajyamo, niyajyamo nzajya njya kuyahindukiza igihe kingana iki. Mu minsi ya mbere ntago nzayahindukiza, nzayahindukiza byibuze inkoko igeze ku munsi wa 11 iyararira, nibwo nzajyamo nkajya kuyifasha kugira gute? Kuyahindukiza, kuko iba imaze kugera ikigero inaniwemo. Tugeze ku munsi wa 21, umunsi wa 21 niwo ubundi ubusanzwe inkoko ivuka, cyangwa se umushwi w'inkoko uvuka ku munsi wa 21. Aha nk'uko mubyumva, wa mushwi wacu, ya mishwi twamaze gushyira mu rwari, ya magi twamaze gushyira mu rwari yatangiye kuvamo imishwi. Ni hahandi, kuko buri gihe, buri gitondo ujya gusura ukamenya ese inkoko, niyo mpamvu nakubwiye ko nugeze ku munsi wa 11 utangira kujya kuyifasha guhindura. Ni ukugira ngo utangire no kwitegura kumenya ese ya nkoko yacu kwigeze mu minsi yenda 20 ntago yaba ikeneye iri hafi guturaga. Nibyo rero uzatangira kumva amajwi ku munsi wa 21. Ku munsi wa 21 wa mushwi wacu utangira kumena igi, utangira kurimena.
Aho rero niho uzamenya ese ya nkoko yanjye amagi yapfuye nangahe, amagi mazima nangahe. Amagi mazima nuko azavamo ya mishwi, ayapfuye niyo avamo amahuri. Impamvu rero ishobora gutera ko amagi yacu ashobora kuba yaba amahuri, iya mbere ni uko ushobora kuba warazanye amagi atarigeze ahura n'isake. Iya kabiri ni uko ushobora kuba utarayifashije kuyahindukiza neza, bikarangira ya magi abaye amahuri. Ahasigaye rero, aha tugiye gutegura uburyo ya nkoko yacu twayirarije, amagi irayaturaga, havamo imishwi runaka twifuzaga. Niba wayifashije kurarira neza, izayakuramo yose. Niba utayifashije, hashobora kuvuka 10 mu magi 12 twayihaye. Noneho bitewe n'ubworozi twe dushaka kubikora, dukeneye kubikora kinyamwuga bya kijyambere, cyangwa se dukeneye kubikora nk'ibisanzwe se, cyangwa kwa kundi twabyize mu biganiro byagiye bitambuka, uko twabonye twororamo inkoko. Hari inkoko zororerwa mu kiraro, hari inkoko zororerwa hanze no mu kiraro, hari n'inkoko zororerwa hanze gusa. Hari uburyo rero wowe wifuza kuzororamo. Ya mishwi yacu tumaze kuvukisha y'umunsi umwe, tugiye kuwufata wa mushwi, inkoko ikiwusohora mu rwari. Noneho wateguye ahantu runaka uzashyira ya mishwi, cyangwa se inkoko izakomeza iwugendane hanze. Ariko sinakugira inama y'uko inkoko izakomeza kuwugendana, kubera ko wifuza kubona icyororo cyihuse. Ahubwo uzafata ahantu runaka mu nzu se uzategurira ya mishwi, ukayikuramo, ugacanamo amatara ayegereye. Niba ushaka kubikora kinyamwuga, ugacanamo amatara ayegereye, aya matara y'uducuma yaka umuhondo. Aya matara agira ubushyuhe, bwa bushyuhe yakagombye kuba umushwi wakabaye ugira ukuye mu mababa ya nyina, ntabwo uzaba ukibukeneye, kuko hari itara rizaba rigeze gute, rihari. Noneho uyihereze, ucane rya tara ryegereye wa mushwi mu gihe cy'amanywa. Mu gihe cya nijoro wohereze nyina ijye kugira gute, ijye kubamo, kugira ngo ize kuzibundikira nijoro. Ushobora kuzifata rero izo nkoko wamaze kuturagisha, ukazishyira ahantu uzazitaho zonyine. Ushobora gukoresha itara, ugakoresha n'imbabura irimo amakara, cyangwa se ugafata ya mishwi ikajya yirirwa ahantu hamwe, mu gihe ukayihagaburirira mu gihe cy'ijoro, ukoherezamo nyina ikajya kuzibundikira. Iyo rero bizatuma za nkoko zawe nkuru zari zisanzwe zituraga zitera, nuyishyira hanze zirirwa hanze iminsi igeze ku gihe cy'iminsi 15, inkoko yawe izaba yatangiye kugira gute, kongera guhunika, igiye kwitegura gutera. Ntabwo twareka rero kubashimira kubera uburyo muba mwadukurikiranye, muba mwakurikiye ibiganiro byacu. Turabashimira kuri comment muduha, turabashimira kandi ku bakora like, ku bakora subscribe. Abo bose muri aborozi b'ingenzi kuri twebwe. Tubashimiye rero uburyo mwadukurikiranye, kandi tubararikiye ibindi biganiro bindi bizakurikira. Nimero yo guhamagara ni 0782 960 726. Umujyanama ni Mugabe Charles nk'ibisanzwe. Mbararikiye kudukurikirana mu biganiro bizakurikira. Mubane n'Imana. Ndabashimiye.